Yesu ashimwe. Praise the name of the Lord. Mbanze nakira umusemuzi wanjye, Imana iguhe umugisha kandi karibu cyane nubwo nanjye ndi umushyitsi. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Muraho muri amahoro. How are you this evening? Ubuntu n'amahoro bya Yesu bikomeze kugwira muri mwe. Peace be upon you all. Mwakoze kongera kunyakira. Thank you for welcoming me once again. Nari nanze guhaguruka mu bashyitsi atari uko nyobewe ko ndi umushyitsi ariko kuko numva ndi mu rugo. I did not want to stand up as a guest because I felt I was home. Ariko ndashimira Imana kuba mwanyakiriye. But thank you for welcoming me once again. Ikindi ndashimira Imana kubw'abayobozi batekereje ko uyu munsi kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu nagabura ijambo ry'Imana. I thank the leadership for thinking about me that I will share with you the word of God. Iki gihugu kibamwe abavuga butumwa benshi. This country is full of a lot of preachers. Gutekerezwaho ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. Imana ibaha umugisha cyane. So having thought about me, I don't take it lightly. Ndashaka no gushimira uwayoboye gahunda. I want to thank the leader of the service. Icyifuzo yasengeye Imana imuha umugisha cyane. The prayer request that he prayed for, God bless you. Niba hari ibintu bintera ubwoba, if there is something that really scares me, no kuvuga mpagarariye Imana mu kimbo abantu bagutegerejeho kuvuga iby'Imana. It is representing God and I have to speak his word. Yakobo we yaravuze ngo ntihakagire benshi muri mwe bifuza kuba bigisha. James says that no people adore to be preachers. Ngo kuko abigisha tuzabazwa ibirenze, tuzabazwa ibirenze iby'abandi. Because we the speakers shall be questioned a lot more than the other people. Ni inshingano ikomeye rero. It is a big responsibility. Kandi Imana niyo yabidufashaho. And it's only God who can guide us through this. Ndashimira Imana ko nje muri iki cyumweru cya kabiri. I want to thank God that I've come in this second week. Aho tugiye kuba tumara igihe tuvuga ku gukura mu mwuka. Where we shall spend a lot of time talking about growth in the spirit. Tuzabireba mu buryo butandukanye. We shall sit in different perspectives. Kandi ndiringira ko Imana izavugana natwe. And I believe that God will speak with all of us. Muri buriya iyo witegereje ubuzima bwacu twese, when you try to understand all our lives, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, whether saved or not, waba wizera Imana cyangwa utayizera, whether you believe in God or not, yewe reka nanongereho na wa wundi uhakana Imana, even the atheists, buriya buri wese aba afite igitekerezo cy'Imana. Those all of us have a thought of God. Akenshi tugenda twakira icyo gitekerezo cy'Imana binyuze mu buzima twanyuzemo. Sometimes we take on that thought of God depending on our past experiences, bikanyura mu bantu twabanye nabo, or maybe people we lived with. Bityo ugasanga hari igitekerezo cy'Imana dufite muri twebwe. And that causes us to think about God. Reka mbivuge muri ubu buryo. Let me speak about it differently. Buriya nuhakana Imana, even the atheists, wa wundi uvuga ngo nta Mana ibaho, those who confirm that there is no God, hari Imana atekereza mu mutwe we, there is a God they think about, akavuga ngo iyo Mana ntekereza mu mutwe wanjye ntibaho. Then they say that God I think about in my head is not there. Even they also have a thought of God. Ari umugabo umwe witwa David Paulson, yari umupastoro. There is a pastor called David Paulson. Yajyaga akunda kubaza abantu batizera Imana akavuga ngo ndashaka kumenya Imana utizera iyo ari yo. And he would say, I want to understand the God that you don't believe in. Who is maze that God? Umuntu akicara akamusobanurira Imana atizera iyo ari yo. And then they would start explaining the God who is not. Ngo akenshi byarangiraga amubwira tuzi ko nanjye umpinduye umuhakanyi. And they would also continue saying that, do you know that you have changed to be Nanjye Protestant? sinizera mwene iyo Mana uri kuvuga. And then I also do not believe in that God. Kuko Imana nizera itandukanye n'iyo uri kuvuga. Because the one that I believe in is actually not the one that you are talking about. Kubera iki mpereye aha ngaha? Why do I start from there? Buriya iyo tuje gusenga, when we come for prayers, tuza nyine twumva hari Imana tuje kwegera. There is a God that we come thinking that we are coming close to. Uko tuzayisenga,
how we can pray to that God, uko tuzayiramya, how we can worship that uko God, tuzayubaha, how we can respect and uko obey that God, tuzayubahisha, how we can make that God glorified. bizaterwa n'igitekerezo cy'Imana dufite mu bitekerezo It byacu. all depends on the God that we think about. Niyo mpamvu insanganyamatsiko dufite kuri uyu munsi wa mbere, The reason why the theme of today, turaza kugaruka cyane ku gukura mu kurushaho kumenya Imana. it is how we can grow more in knowing God. Ni gute twakura ngo turusheho kumenya Imana How yacu? can we grow in knowing our God? Kubera ko kumenya Imana yacu ni iby'ingenzi nk'uko tuza kubibona muri iyi nyigisho. Because that is the main point, growing and knowing our God. Reka turebe amagambo tuza kubakiraho ibyo tuganira. We shall read scripture, and that is what we shall use as Turi we busome share. mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. We shall read in the book of Ephesians. Turasoma umurongo wa 15 tugeze kuri 23. We shall read in the book of Ephesians, Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 kugera 23. Ephesians chapter 1 from verse 1 to 6. Ijambo ry'Imana rivuga aya magambo, ndasoma umurongo umwe nawe usoma undi kugira ngo dukomeze tugendane. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. 1:15. Yes. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukorera bukomeye ziri, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Ngo kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church. Naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose, Imana yacu ishimwe cyane. Which is his body, the fullness of him who fulfills everything in every way. Aya magambo niyo ubuyobozi bwahisemo ko twubakiraho iyi teme. These are the words that were given to me by the leadership. Turi buyahereho tugire n'ibindi twongeraho. We shall start by these words and we shall add on more. Ariko ndagira ngo dutekereze gatoya kuri aya magambo. I would like for us to meditate on these words. Urwandiko rw'Abefeso ruri mu nzandiko za Pawulo. Ephesians is one of the books that Paul wrote. Ni rumwe mu nzandiko zifitemo ubutunzi burenze ubwo umuntu yashobora gusoma ako kanya ngo uhite ubuvanamo. It has so much content that it's so hard for you to understand when you just read it once. Bisaba gusoma ukongera ugasoma ukongera ugasoma. It is important that you read and reread again. Ikindi kuri uru rwandiko, another thing that is important about this, ni rumwe mu nzandiko Pawulo yanditse adafite ikintu agiye gukosora Abefeso.
It is the only writing that he writes when he's not correcting anything on the Ephesians. izindi yazandikaga hari ikibazo cyabaye agiye kugira ibyo akosora. Other writings were made to correct something. Ariko hano ho yabandikiye adafite ibintu agiye gukosora. Here he just wrote it plainly. Iyo uhereye ku murongo wa mbere ababwiramo ibintu byinshi byose tutaza kugarukaho. When you start from the first verse, there are a lot of things that he says probably we shall not talk about. imigisha yo mu buryo bw'umwuka twabonye muri Kristo Yesu. He talks about the blessings that are found in Jesus Christ. Ko Imana yadutoranyije uhereye mu bihe bya kera. He talks about how God has chosen us starting all day long. Akavuga uburyo Imana yaduteyeho ikaduha kashe cyangwa se ikaduha icyemeza ko turi abana bayo binyuze mu mwuka wera. He talks about how God planted a seal on us confirming that we are his by the Holy Spirit. Maze yagera kuri umurongo wa 15 rero akavuga ngo, and now in verse 15, akavuga ngo kubw'iyo mpamvu rero kuri ibyo bintu byose mbabwiye, for this very reason all those things that I've told you, kuvaho numviye amakuru yanyu, now that I heard about your news, yuko mwizeye kandi mukunda bera bose, that you believed and you love all the believers, mwizeye Kristo, you believed and have faith in Christ. hari igihe twumva ijambo kwizera, There is some time we hear about the word twebwe believing. twarihinduye kwicara ukumva hari ibintu uri kwitugatugamo ukajya wumva uti bizaba tu. Sometimes we think about it as butterflies in the stomach. Ariko mu gihe cy'isezerano rishya, But when we think about it as to the New Testament, byavugaga ngo wageze ahantu wemera ko kubaho kwawe ari Kristo, have you reached at that point where your life means only uravuga Jesus ngo Christ? ejo hazaza hanjye mashyize mu biganza bya Kristo. That my future is all in Jesus' hands. Ariko ngo abo bantu bari barizeye, Those people had faith in Christ, bongeraho no gukunda abera bose. and then they loved the other believers. Maze Pawulo arabandikira And then Paul wrote to them, arababwira ngo kuvaho mbyumviye, this is now that I heard about this, sinarekeye aho kubasabira, I know what I can pray ahubwo for you, ndabasabira uko bwije n'uko bukeye. but I pray for you every day and night. Imana ishimwe cyane. God bless. Hari ibintu bine ngira ngo tuvane muri aya magambo tumaze gusoma. There are 4 things I would like us to extract from this Bifite aho passage, bihuriye n'intego turi kuganiraho. where they actually meet with the theme for Ikintu today. cya mbere, Number 1, gukura mu kumenya Imana bireba abantu bose. growth in knowing God is for everyone. Gukura mu kumenya Imana bireba abantu bose. Growing in knowing Jesus Christ, it's for everyone. Ushobora kuvuga uti jewe maze imyaka 70 ndi umukirisitu. You can say that I've spent a lot of years as a Christian. Ariko gukura bireba abantu bose. Growing is for everyone. Ahubwo ari abamaze igihe n'abatamaze igihe twese biratureba. The people who have spent a lot of time or less time, all of Kubera us. iki bireba abantu bose? But why is that so? Pawulo yandikira aba bantu, When Paul was writing to these people, nta kintu na kimwe yabashinjaga. there is nothing that he was condemning them. Pawulo yandikira aba bantu, Paul writing to these people, yari ari no kubashima. he was actually thanking them. Avuga ati murizera, Oh, you are believers mukunda n'abera bose. and you love even the other believers. Ariko ntibyamubuza kuvuga ngo But ndabasabira murusheho kumenya Imana. that one does not stop me from praying for you to know God more. Ndagira ngo iki tubanze tucyakire twese. I would like for us to first of all take that in. Nuze kwicara muri iyi nyigisho uvuga ngo ibi bireba babandi bakijijwe ku cyumweru gishize. Let us not sit here thinking that this is for another person. Nuze kwicara ahangaha uvuga uti ni babandi bataranyura mu nyigisho z'ibanze n'ibindi byose. Or probably this is for people who are starting to learn the other topics of salvation. Gukura mu kumenya Imana Growth in knowing God bireba abantu bose. is for everybody. Ntabwo aba bantu bari impinja, They were not babies. ahubwo bari abantu bakomeye. They were people who were already Bari strong. abantu bamaze They gusobanukirwa. were people who already knew God. Ariko Pawulo aravuga ngo But Paul knows, simbasabira ngo mwubake amazu, he says that it's not that I'm praying for you to build houses. simbasabira ngo mutere imbere muri bya bindi abantu bari guharanira muri kino gihe, I'm not praying for riches as we are doing in ariko this today. ndabasabira But I'm praying ngo mugire umwuka wo guhishurirwa ndetse n'uw'ubwenge murusheho kumenya Imana. that the Spirit will reveal unto you God and So, grow into you. biratureba rero twese. All of us, we are then concerned. Cya kabiri mbona muri aya magambo Number 2, ni uko gukura mu mwuka ni ikintu cyo gusengerwa, growing in knowing God, we have to ni pray ikintu for it. dukeneye gushoramo tugasengera tugasaba Imana. We have to invest in it. Ntituvuge ngo bizikora, We can't say that it's going to happen by ntituvuge accident. ngo ntacyo bitwaye buriya nzakura uko bigenda kose. We can say that it will happen either way.
kandi nzi ko ndi kubwiriza korari I'm preaching, I know I'm preaching to kubera the ko nzi choir ko ari kimwe mu bintu muri gusengera muri because kino I gihe. know it is one of the things that you're praying for. Pawulo ntabwo yabasabiye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, Paul did not pray for any other thing. nubwo hari ibindi yashoboraga kubasabira. Even if there is other things that he would have prayed Nk'abantu for. bari bakimara gukizwa batangiye kugenda mu by'agakiza, For people who had just gotten saved and were willing ariko to grow aravuga in ngo Christ. ikintu mbasabira, That one thing that I pray for you, ikintu mbasabira, one thing that I pray for you, murusheho kumenya Imana. that you will know more Ibindi God. byose biraza, Other things will come. ibindi byose birakurikira Other things will come iyo thereafter wakuze mu kumenya Imana. when you just continue knowing Reka God. kibe ikintu dusaba Imana, Let it be something that we are reka crying out to kibe God ikintu for. dusengera, Let it be something we are praying for. kubera ko buri ikikwereka ahantu ikikwereka aho uhengamira, One indicator that will show you where you're biased to. ikikwereka ibintu by'umumaro mu buzima bwawe, Something that is going to show you what is important ikikwereka in your ibintu life. bigufashe ku mutima, Something that is going to show you that ni touches your heart. ukubisengera. When you pray for it. Ushaka kumenya iby'ingenzi mu buzima bwawe, When you want to know what is important, uzareba amasengesho yawe, just identify what you're praying uzamenya for. iby'ingenzi mu buzima Then bwawe. you'll know what is important. Ese kumenya Imana Is, biri muri urwo rutonde rw'iby'ingenzi mu buzima bwanjye nawe? is knowing God something that Icyo ni you've icya listed? kabiri tubona muri aya magambo. That is number 2 that we have identified. Ikindi cya gatatu, Number 3, kumenya Imana knowing God, bisaba guhishurirwa. it needs revelation. Nibyo wakwiga, Yes, you can learn, nibyo wasoma, you can read. ibyo byose tuzagenda tubivugaho muri iki cyumweru. We shall talk about it during this week. Ariko Pawulo atekereje kubasengera, But when Paul thinks about praying, arareba aravuga ati aba bantu bazamenya Imana gute? he says, how are these people going to know God? Asenga isengesho rivuga ngo dore icyo mbasengera. He says that this is what I pray for you. Ndasaba Imana se w'umwami wacu Yesu I Kristo am praying to the Father of our Lord Jesus Christ. ngo abahe umwuka wo kumenya no guhishurirwa, He'll give you the Spirit and reveal unto you, kugira ngo murusheho kumumenya, or that you will know Him more, kugira ngo murusheho kumenya Imana. that you will know God even more. Biragoye ko wakwicara gusa It is so hard for you to just sit ngo uvuge ngo wabyize, and then you say that now I know. wasomye Bibiliya gusa, And then I have only read my Bible, wagiye mu iseminari, and maybe have gone to the seminary, wagiye muri Bible school gusa, or maybe have gone to a Bible school, hanyuma ngo urangije umenya Imana. and then you say that now I know God. That does not happen. Mvuko Yesu yabivuze, Hear what Jesus says. simbasize nk'imfubyi, I have not left you as orphans. ngo ariko ndagiye, I have gone. ngo ariko ningenda But if I go, nzaboherereza undi mufasha I will give you an helper wo kubana namwe, who will come and be with you. ngo ngo azabayobora mu kuri kose, And he will come and teach you of all truth. azenda ku byanjye abibahe, He will come and pick from mine and ngo give unto kuko you. ibyo data afite byose Because everything that my Father Ni has, ibyanjye. it's all mine. bantu b'Imana. People of God. Kumenya Imana ntabwo gusa bisaba gusoma ngo ugende ubisome umenye amakuru ku Mana. Knowing God is not just reading and then you just get information about n'umwuka God. w'Imana ngo iduhishurire It Imana. requires the Holy Spirit of God. Bisaba n'umwuka w'Imana ngo duhishurirwe God's umutima own w'Imana. Holy Spirit to reveal unto you. Pawulo yandikira Abakorinto, When Paul was writing to the kugira Corinthians, ngo ni mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri cyangwa se abakabiri mu gice cya kabiri. it should be either the first or the second Corinthians, first or second Hari aho chapter. yageze aravuga ngo iby'ijisho ritarabona, What the eye has not seen, ngo iby'ugutwi kutarumva, what the ear has not ngo heard, ibitarinjira mu mutima w'umuntu, what has not been confirmed by ibyo the heart, ngibyo ni iby'Imana yateguriye abayikunda. that is what God has prepared for those who love Agera Him. ahantu hepfo aravuga ngo When he goes down a little, ngo burya umuntu wa kamere and he says the carnal man ntabwo yumva iby'umwuka, cannot be able to ngo listen kuko to the Holy Spirit, birondozwa umwuka, because that one is not, it touches the abihishurirwa Holy mu Spirit. mwuka. That is only revealed by the Ngo Holy ariko Spirit. umuntu w'Imana we But the person of ngo God, ntawumurondora, it cannot be revealed kubera iki? differently Kubera ko aba ari mu mwuka nyine. because he is already in the Spirit. Ariko aho ngaho bakageraho bakavuga ngo And there is something that he nta says. wigeze amenya icyo undi atekereza, And no one can ever know what the other one is ngo thinking keretse umwuka wa wa wundi uri muri we. unless there is the spirit of the other person Ariko in this bakongeraho one. ijambo rikomeye And then there is another word ngo that is added. twebweho But we dufite gutekereza kwa Kristo have the thinking of Christ binyuze mu mwuka wera. through the Holy Spirit. Bantu b'Imana, People of God,
ntabwo tuzamenya Imana mu buryo buri academic. We cannot know God through an academic way. Ntabwo tuzamenya Imana mu buryo bwo kwiga gusa. We cannot know God through study. Niyo mpamvu dukeneye gusenga. That is why we need to pray. Tukabwira Imana ngo ndashaka kukumenya. We pray that I want to know you, Ndashaka God. kunyihishurira. I want you to reveal yourself unto Ndashaka me. kunyiyereka. I want you to show yourself to me. Ndashaka kukumenya. I want to know you. Birenze bya bindi. That is not like the way I knew you. Umugabo witwa Yobu. There is a man called Job. Yari afite ukuntu yagendanye n'Imana. There is a way he had moved with his God. Kugera ubwo Imana imwirata. And there is a time when God was so proud of him. Ibwira Satani ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu burya And akiranuka then mu he bantu bose. said that, do you see my servant Job? He's a righteous man. Satani iti wamumpaye se nkakwereka ko atakubahira ubusa. And the devil said, would you give him to me and I show you that he doesn't obey for free? You know all that story. Ariko Imana igira ukuntu yihishurira Yobu mu bibazo no mu bigeragezo. But then there is a way God revealed himself unto Job. Kugeza aho Yobu yahagurutse aratangaza abwira Imana aravuga ati umva nubwo nibwiraga ko nkuzi ariko nsanze ntari nkuzi. And then Job stood up and said that I thought I knew you. Nakuvuze ntarakumenya. I spoke about you when before I knew you. Noneho turahura. But now I have seen Kubera you. iki? Kubera ko Imana imwihishuriye mu bundi Because buryo. God had revealed himself to him. Ntabwo kumenya Imana rero ari ibintu biri academic gusa. Knowing God is not academic. Bikenera ko tunagira n'umwuka w'Imana akaduhishurira Imana. It requires that we have the Holy Spirit that will reveal himself to us. Ikatwereka Imana uwo ari. And show us the God who he is. Hanyuma icya kane. Number 4. Muri iyi Imana yacu ni ngari. Our God is so big. Imana yacu ni ngari. Our God is so big. Mu buryo utashobora kumva. In an awesome way. Hari inkuru bajya bavuga ngo umuntu umwe ngo abantu bashatse gukora ku nzovu ngo bamenye uko bayivuga. A story is told of people who wanted to know, describe an elephant. Ngo wafashe ku maguru yayo aravuga ati ni ikintu cy'igitiyo kinini kiri aho ngaho kirizengurutse. And then someone who touched the leg said that it is a very big tube. Wafashe ku matwi yayo aravuga ati ariko numva ifobagana ukuntu numva ifite ukuntu ifobagana. And then someone who touched the ears said, well, I hear something flappy. Wafashe ku mutonzi wayo aravuga ati ko numva se ifite n'ukuntu inyeganyega. And someone who touched the trunk felt it moving. Ariko Imana, but God ni ngari, is so big. Ni ngari. He's so big. Kambivuge gutya. Let me say it this way. Benshi mbarusha umutwe munini. Benshi muri hano mbarusha umutwe munini. For many people, I have a big head. Ntabwo biba bingana n'ubwonko burimo imbere mutagira ngo mbarusha ubwenge. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Probably not proportional to the brain, but. Ariko niyo twafata imitwe yacu iri hano tukayegeranya. But even if we were to put together all our heads. Tukamara igihe dusenga tubwira Imana ngo tubabarire uze ukwirwe mu mitwe yacu dore twayegeranye. And then we pray and we say, God, just come and fill our heads. Ntabwo Imana yakwirwamo. God cannot fit in that head. Imana ni ngari. Our God is so big. Ku buryo uyu munsi kwiyereka gutya. But today he reveals himself to you like this. Ukagenda uvuga uti shanda isobanukiwe noneho. And then you go back saying, now I know ndayimenye. Now you say, I am actually moving with God. Ubundi kongereka kwiyereka mu bundi buryo. And then he shows himself to you in a different way. Nari narakumvise ariko noneho ndakubonye. You said that I heard about you but now I have seen you. Ukagira you. ngo urayirangije. And you said now I've finished him. Ndakurahiye. I'm telling you. Imana ni ngari cyane. Our God is so big. Pawulo abasengera. When Paul was praying, yarasenze ngo murushaho kuyimenya. He said that may you know him more. Maze avuga ibintu bitatu ngo ashaka ko bayimenyamo kurushaho. And then he said 3 things how they could know him more. Ntabwo yarabirangije. He had not finished everything. Ahubwo yarababwiye ngo basi mumenye nibi ariko nimumenye ibyo muzasanga hari ibindi mugikeneye kumenya. He said that at least if you know these 3 you probably know even him more. Ibyo bitatu ni ibiherero. Which are those 3 things? Yaravuze ngo murusheho kumenya ibyiringiro Imana yabahaye. Ibyiringiro Imana ibaha. Number 1, it says that know the hope that he has placed in you. Ngo hari ibyiringiro yashyize muri twebwe. The hope that he has placed in us. Ibyiringiro buriya ni ikintu gikomeye. Hope is something very, very big. Kandi muri iyi minsi turabibuze. And these days we actually have less and less. Kandi ibyiringiro biracitse muri twebwe. And nowadays we actually see less and less of turi mu isi y'ibifatika. We are in the world of tangible things. Bityo rero ibyiringiro ntibifatika. And hope is not something that is tangible. Ariko ibyiringiro bivuga iki?
But what does hope say? ibyiringiro biravuga ngo ntabwo igisobanuro cy'ubuzima bwanjye kiri mu byo ndi kubaho uyu munsi. Hope says that my life is not defined by what I'm living in today, ahubwo biri mu rupfu no kuzuka kwa Yesu. but it is in the life and death of my Lord Jesus Christ. Igisobanuro cyo kubaho kwanjye, The definition of my life today, the meaning of my life, ugusobanukirwa k'ubuzima bwanjye, ntabwo buri defini n'ubuzima ndi kubaho, it's not about defined by my destiny today, buri mu rupfu no kuzuka kwa Yesu. but it is in the death and resurrection of my Jesus Christ. Ibyo nibyo byajyaga bitera Pawulo kuvuga ngo, But that is what actually made Paul to say, ngo nubwo umubiri wacu ugenda urushaho kuba kwangirika, even if our body keeps on getting ngo ariko destroyed, dufite ibyiringiro. we have our hope. Nicyo cyamuteye kuvuga ngo kubaho kuri jye ni Kristo no gupfa ni inyungu. It is actually what made him to say that being alive is Christ. Ibyiringiro turabibuze muri kino gihe. In these days we have lost hope. Ariko hari ibyiringiro Imana yashyize muri Kristo Yesu. But there is hope that has been placed in Jesus Bimwe Christ. rero mu byo basengeye ngo bamenye Imana, One of the things that he prayed ngo for, ni ukumenya iby'Imana ibiringiza. it is to know what the hope that Kumenya God has iby'Imana placed in them. ibiringiza. That the hope that God has placed in them, Yuko ubuzima bwacu, that is about our life. igisobanuro cy'ubuzima bwacu ntabwo kiri muri circumstances z'ubuzima, kiri muri Kristo Yesu. Our definition of our life is not in the circumstances that we are Imana living ishimwe today. cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo naho napfa, Even if naho I die, naba, ngo even if naho I'm nda- alive. naho naba ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Ngo Even bityo rero ndi amahoro. Even if I'm alive or dead, I'm loved by my Ibyo ni Creator. ibyiringiro duhabwa no kumenya Imana. That is the hope that is given by my Kiri mu God. byo Pawulo yabasengeye ngo bagire. That is what Paul prayed Icyo for. bamenya ku Mana. That is what Paul prayed for. Icya kabiri yabasengeye ngo bamenye ku Mana, Number two that he prayed for, ngo ni ukumenya umurage Imana ibafitiye muri Kristo Yesu. it is to know the Inheritance. inheritance thing. Ngo hari umurage w'ubwiza Imana yatwiteguriye. The inheritance that God has planned for us. Mbega ukuntu tubiyobewe muri kino gihe. How we have missed that. Uzi ukuntu umuntu agira akamodoka agahita yumva yaciye ibintu. When you have a small car and you say, now this is it. Uzi ukuntu umuntu agira inzu ugahita wumva ukagira ngo ijuru waritashye. You have a house and then you feel like, oh, now I'm in heaven. Ariko ijambo ry'Imana ryo rikavuga ngo, But the word of God says, niba nabonye inzu iyo ntikiri mu byo nzarabo. when I've got the house, that is something that I can Iby'ijisho lose. ritarabona. But what my eyes have not yet seen, Iby'ugutwi kutarumva. what my ears have not yet heard, Ibitarigera byinjira mu mutima wanjye. what has not been conceived Uwo by the ni wo heart, murage wanjye. that is my inheritance. Kandi umva ikindi. And now nothing. Ngo ubu ndi umuragwa uko mumbona. And me, I am a heir. Ngo kandi si ndi umuragwa gusa, And I'm not only a heir, ndi umuragwa uraganwa na Kristo. and I'm a heir and a brother to Christ. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari umurage dufite mu Mana There is yacu. an inheritance that we have in God. Pawulo arabasengera ngo tuwumenye. And Paul prays that we should Tumenye know that. ubwiza bwawo. That we shall see how good Tumenye that is. iby'Imana yasize aho We ngaho. shall know that what God has put right there. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndanga kubitindaho kubera ko nshaka kugaruka ku kumenya Imana. I will talk more about Icya that. gatatu yabasabiye Number ngo three. bamenya That they will know. ngo ni ukumenya imbaraga z'Imana To know, zikorera muri twebwe. to know God's power that worketh within us. Aha ngaha iyo mpageze ndavuga ngo mwami uramfasha. When I reach here, I say, Lord, help me. Ngo hari imbaraga z'Imana zikorera mu bera. There is that power that worketh within us. Iyo agiye kuzidekriva muri icyo cyanditswe, When he starts describing this aravuga power, ngo nizo mbaraga zazuye Yesu urupfu ntirwamuherana. it is the power that raised Jesus Ngo Christ, kandi izo mbaraga ziri gukorera mu bera muri kino gihe. and that power is working within the saints today. Aha niho ngera nkavuga ngo Mana icyamuka biduhishurira. How I pray that you reveal this unto us, Tukamenya imbaraga z'Imana zikorera muri that we twebwe. shall know the power that is working within us. Iyo tuvuze imbaraga nyine hari abahita batekereza bati Imana nizimaho bantu baraza bamboni cyane cyane babandi bajya banca amazi. There are some people who say now that if I pray that God will give me that power and people will know who I am. Aya uzi ikintu izo mbaraga ziheraho gukora. But do you know what that power starts by doing? Kuguhindura
it actually ukarushaho changes gusa you, na Kristo. transform you that you look like Christ. Ntabwo ari imbaraga zo guhagurutsa ibimuga gusa, It's not the power of only making the lame to walk, ariko imbaraga zikurekesha kwanga icyaha, but that power that makes you hate sin. imbaraga zikubohora ku ngoyi zari zikugusa, That power that breaks the bondages of sin. imbaraga zigutera gukunda n'udakunditse, That power that makes you love the imbaraga unlovable. zigukiza ibikomere zikakomora. That power that makes you heal. Buriya ntabwo muzi uburyo hari imbaraga zishobora gufata umuntu wari nyakwigendera abantu bose bararetse. There is that power that makes someone come back to Mazima. people what Imbaraga z'Imana that power of God. zahagera That power of God. zikazana guhinduka, That power that zikazana transforms. ubuzima bushya, That changes you and gives you a new zigatanga life. icyerekezo. Gives you a vision. Reka mbivuge gutya, Let me tell you this way. muri iyi minsi nagize amahirwe yo kongera gutekereza ku buhamya bwanjye. I have spent some time thinking about my life. Nahuye n'abantu bambaza wakijijwe ute, byagenze gute n'ibiki byose. I had some people ask me, how did you get saved? Nibuka ukuntu umunsi nakijijwe nagiye mu gusenga nasinze nanyweye inzoga, I remember that when I went to get saved, I was drunk. nicara inyuma kugira ngo hatagira uwo nsogongeza, And then I sat behind so that I could not smell for anyone. kugira ngo nicare jyenyine hataza kugira uwumva ko nanazinyweye. And then I could sit alone and people not know that I was Nari actually drunk. nasize izindi nyinshi mu rugo ndi bunywe ntashye, And then there were others that I had left at home. ariko za mbaraga zazuye Yesu Kristo And then the other power that raised Jesus hurira nazo muri Christ. urwo I rusengero. met with that power in the church. Hallelujah. Amen. Izo mbaraga zinkoraho, That power touched me ambwira ko ndi umunyabyaha, and told me that I was a sinner. ndihana, And I repented ndizera, and I believed. maze nawe arankiza. And then I was given that power. Ikintu cyanyemeje ko nakijijwe, Something that actually showed me that I'm saved. kuko nakijijwe kenshi uko mumbonaho. Because I was saved very many times where you see me here. Guhaguruka ngo bansengere narahagurutse inshuro nyinshi, I used to stand a lot of times and would be ariko prayed nataha for. nkavuga ubundi se hari uzi ibyo nihaniye, But I would go back home and say, who knows what kongera I've done? nkabisubiramo. And then I would just go back and do the same thing. Ariko uwo munsi But that day, nicaye inyuma, when I was sitting back there, ndahaguruka barasenga, I stood up and they prayed. binyanga mu nda, And then I said no. ndamanuka nzi imbere. And then I came forward. Umupasitoro wari uri kwigisha mpereza mikorofone, And the pastor who was preaching gave me the microphone. natura ibyaha byanjye imbere y'abantu And bose, then I confessed every sin before all the people. maze numva amahoro ntari narigeze numva mu buzima bwanjye. And then I felt peace that I'd never experienced before. Tukiri ku rusengero abantu twavanye mu rugo baranyegera barambaza bati are you sure? And then the people we were together with at home, they said, Koko nibyo. Uko wihannye ubusinzi za nzoga wasize mu rugo ninde urazinywa? Now that you have repented of drunkenness, who is going to drink the other bottles at home? Kuko nige zari zengewe. Because that was my drink. Mama yari yabatijwe uwo munsi, My mom had been baptized that day. kandi ikintu nari namusabye kugira ngo nitabire umubatizo wari uko haba hari urwagwa ndi bunywe mu gihe abandi baza kuba nyine bari muri ibyo ngibyo. Something that I had requested specifically was that crude beer. Arambwira ati bitoki nzabica, She told me that I will get the plantain. I will be able to get the yewe plantain. bazanashyiramo amasaka barutare, ariko niwe uzumva ko ruhiye unaruvunure. And then you will be the one who is going to put there the sorghum and you'll be the one to test it. Guhera nka saa 9 z'ijoro rero Starting from about 3 a.m. in the night, naragiye ndarusogongera nsanga rwahiye, I went and tested and found that it ntangira was okay. kuruvunura ayo masaha, And then I started changing it. turning it sinasubiye off. kuryama, I never went back to sleep. narakomeje ndanywa I went on kugeza saa 2 drinking. tugiye kujya gusenga. And then up to 8 when we were going to church. Bakambaza bati noneho za zindi wasize ninde uri buzinywe? And then they asked me, who is actually going to drink that? Ariko hari good oil? imbaraga zazuye Kristo But there is that power that raised Jesus zikorera Christ, mu bamwizeye bose. that worketh in those who believe in him. Icyanyemeje ko nakijijwe And that what showed me that I was ni saved. ukugenda nkarebana n'inzoga ngasanga ntacyo tugipfana. And then I saw the beer and I was like, we don't have any Ndazireba, relationship. I saw the beer. zirandeba, They saw me too. ubundi imitobe nayitaga imibyimbya nda. Kuko navugaga nijye sinzanywa imibyimbya nda, ibyo bintu by'imitobe ni ibintu baha abana n'abagore, njyewe kameme. I'm not going to drink the soft drink because that is going to make my stomach swell.
ndeba urwagwa narwo rurandeba dusanga ntacyo tugipfana. I looked at my crude beer and then I looked at it, there was hari nothing. imbaraga za Kristo But there is that power of Christ zikorera mu bizera, that worketh in the saints, zizana ubuzima bwa Kristo that muri twe. brings forth the life of Jesus in us. Izo nizo mbaraga zigikorera That muri is bo. the power that worketh in us. Kanguhinyuze muri gakeya. Let me tell you this as well. Nawe ufite urugendo rwawe rwo gukizwa. You also have your journey of salvation. Rushobora kuba wenda rutari dramatike nk'urwo rwanjye. Probably it's not as dramatic as mine, ariko urwawe narwo rufite agaciro imbere y'Imana. but yours also is dignified in front Ikibazo of kikaba God. iki rero? But what is the question then? Izo mbaraga zakuvanye mu byaha. But that power, Buriya wagize ngo That cya brought kindi cyo ntizakikubohoraho. if it brought you from the other part, can't it also do the same in this? Izo mbaraga zaguteye kureka cya kindi. That the power that caused you to stop doing the other Wagize thing, ngo ntizazana ubuzima bwa Kristo muri wowe. can it not bring out that life of Jesus in you? Imana idufashe. May God help us. Imana May idufashe. God help us. Kandi tugire neza. And may God do good for us. Ubwo ni ibyo bitatu Pawulo yarabasabiyeho gusa. Those are the three things that Paul prayed Ariko for. ntugire ngo yarabirangije byose. But he had not finished every other Kubera ko thing, Imana yacu ni ngari cyane. because our God is a big God. Imana yacu ni ngari. Our God is a big God. Kuyimenya ni ubuzima bwacu bwose. To know Him, it is all our life. Iyo urekeye aho gushaka kumenya Imana, When you stop wanting to know God, uba watangiye kugwa. that is when you start losing out the journey of salvation. You have started backsliding. You have started backsliding. Thank you. Iyo urekeye aho kugira inyota yo kumenya Imana, When you stop having the thirst of knowing God, uba watangiye kugwa. you have started backsliding. Imana idufashe. God bless you. Umva umumaro wo kumenya Imana. Look at the importance of the benefit of knowing God. Turi busome twifashishije amagambo Yohana, umwanditsi Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 gusa. We are going to read in John chapter 17 verse 3. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Listen to what the word of God says. Uyu ni Yesu uri gutanga raporo nyuma yuko arangije umurimo we. This is Jesus giving the report after finishing his Ari work, kuvugana na papa we. and he's talking to his Father. Umva amagambo yavuze. Look at, hear what he says. Ubu ni bwo bugingo buhoraho. Ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Kumenya Imana Knowing God, nibwo bukirisitu. that is Christianity. Nibwo bukirisitu. That is Christianity. Ntabwo ubukristo ari ukubarizwa muri Anglikane paruwasi ya Remera. Being a Christian is not being a member of the Anglican Church, Remera Niho Parish. ubukristo butandukanira n'andi madini yose n'izindi religion. That is how Christianity is different from other religions. Izindi religion uba ufite ibintu ugomba gukurikiza. Because in other religions, there are a set of things that you must follow. Wabikurikiza bakavuga ngo uri umuntu nyine ukurikira iyo religion cyangwa se iryo dini. When you follow them, then people say you Ariko are ubukristo- part of that religion. But Christianity, Ubukristo ni umubano. it is the Ni relationship. umubano It is the hagati relationship yacu n'Imana. between you and God. Kumenya Imana rero, Knowing God, Kristo yaravuze ngo nibwo bugingo buhoraho. knowing God, that is eternal life. Kumenya Imana nibwo bugingo buhoraho. Knowing God, that is eternal Ngo life. kugira ngo dore ngubu bugingo buhoraho. Now see, this is eternal life, Ko bakumenya that they know you, bakamenya n'uwo watumye. and then they know the one that you Ubwo ni sent. ubugingo buhoraho. That is the eternal life. Niyo mpamvu biragoye ko waba umukristo udafite iyo nyota yo kumenya Imana. That is why it is so hard to be a Christian when you don't have the thirst of knowing Uhita God. uhinduka umunyedini. Then you'll just become a religious person. Ukaba umuntu ukurikiza amabwiriza n'amategeko n'amabwiriza bigakurikizwa. You continue following the laws and the regulations and the Ariko rules, ugasanga nta mubano ufitanye n'Imana. but then you don't have the relationship Bantu with you and God. b'Imana. People of God, Kumenya Imana knowing God, ngaha ho ruzingiye. that is the main point. Ngaha ho ruzingiye. That is the main point. Biragoye ko wambwira ngo uri umukristo It is so hard for you to tell me that kandi you're iyo Christian, nyota utayifite yo kumenya and Imana. then you do not have the Kubera thirst of ko knowing God, ni ikintu cy'ingenzi cyane. because it is the most important thing. Buriya ukiranuka cyangwa ugatinya Imana ku rugero rw'ukuyizi.
You are righteous, or you respect God depending on how you know him. ukiranuka You're righteous, cyangwa ugatinya Imana ukagira igitinyiro cy'Imana muri wowe bingana n'urugero yiziho. or you obey God depending on how much you know him. Wubahisha Imana ku rugero rw'uko uyizi. You glorify God on the level that you know him. Ugendana nayo ku rugero rw'uko uyizi. And you go with God on the level that you know him. Kambihera akagero wenda kari simple gashobora gutuma ibi byumvikana. I'll give you a simple example. Wenda abo ngiye kuvuga ntibaba muri uru rusengero. Probably what I'm going to talk about, and these people are not in this church. Ariko abakristo benshi, Many Christians, hari icyanditswe twongeye muri Bibiliya there is a scripture that we have added into the Bible kivuga ngo ubushake bw'Imana burasharira. when we say that God's will is bitter. Kubera ko twacyongeye muri Bibiliya, Because we have added it in scripture, abantu benshi batinya gusenga ngo ubushake bwawe bube. we are scared of praying that his will be done. Nsenge ngo ubushake bw'Imana bube. We pray that God's will be done. Nsenge ngo Imana bari inshakira umugore. We pray that it would be God to find Nsenge a ngo wife for me. Imana bari imbwira aho nzajya kwiga. That we pray that God to tell us where to go to study. Imana bari imbwira icyo nzakora. That God to tell me what I will do. Oya, ubushake bwayo burasharira. Because I know his will is bitter. Tuzajya duhurira ku rusengero. We shall always be meeting at church. Nyisenge, I pray, ariko simvuga iby'ubushake bwayo. but not to say what his will is. Hanyuma ntange icya cumi mba umukristo mwiza. I will tithe and then be a good Christian. Ariko ibintu byo kuvuga ubushake bwayo. But to talk about his will, Oya, no, oya. no. Muzi icyabivuyemo. Do you know what happened? Dufite ubukristo buri disconnected n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Now we have Christianity that is disconnected with our usual life. Ibaza umubare w'abacuruzi tugira b'abarokore. Think about the number of business people that we have that are Christians. Ibaza umubare w'abakora mu nzego za leta tugira. Think about the number of people who are civil servants who are Christians. Byasabite bose basenga ngo mwami turasenze ngo ubwami bwawe buze kandi ibyo ushaka aba ari byo bikorerwa muri aka kazi waduhaye. Imagine that they pray that your will be done in this work that you've given us. Ariko kubera ko icyo cyanditswe cyangije imitekerereze yacu. But because that scripture has disrupted our thinking, Kumva Imana yacu nyine ari Imana ubushake bwayo burasharira ukagira Imana. when we think about his will as being so bitter, Ari mwene data umwe yigeze ambwira ati rega Lambert twe twihandishijeho imibabaro. Turabona nyine twanze kumera nk'abandi. Ibintu byacu byose tubanza kubisengera ngo tubaze Imana ikivuga. there is a brother who told me that for us we have refused to be like others, because for us we pray for everything that we hear, we get to know what God is saying. Tabandagira igitekerezo akaba yagiye akagikora. If I have a thought, then Undakumva ashaka gukora iki akaba yagiye akagikora. for other people, when they just think about it, they'll just go ahead and do it. Twebwe nyine ibi bintu twihangishijeho buriya ntibizadukoraho. But for Byo us, gushaka ubushake now, bw'Imana. we have said that everything that we have to do, we have to pray to God first, Ariko nyamara ubushake bwayo. but then the Uko will Pawulo of God. yabyanditse. Hear what Paul wrote. Mu Baroma igice cya 12. Romans chapter 12, Umurongo wa 2. verse 4. Ndahavuga mu magambo yanjye. I'll just paraphrase this. Abaroma 12:2. Romans chapter 12. Ngo ntimukagende mukurikiza imigenzereze y'ab'iki gihe. Do not conform to the patterns of this world, Ngo ahubwo muhinduke mugize imitima mishya. but you be transformed by the Ngo renewing of the heart. mwemerere Imana ivugurura imitekerereze yanyu. Let God transform Ngo your kugira mind. ngo mubashe kumenya ubushake bwayo. That is when you will know the will of God, Ngo ubwo bushake bwayo ni bwiza which is good, ngo kandi buratunganye. which is perfect.
ariko twebwe twavuze ko busharira. And for us, we are saying that it is bitter. Imana itubabarire kandi tugire neza. May God forgive us. Mbere yuko nsoza, Before I conclude, reka mvuge iki ngiki. let me talk about this. Kumenya Imana bitandukanye no kugira ibyo umenya ku Mana. Knowing God is different from knowing about God. Kumenya Imana Knowing God bitandukanye no kugira ibyo umenya ku Mana. is different from knowing about God. Benshi amazina yanjye murayazi, Many of you know my name, ariko benshi ntabwo munzi. but many of you do not know me. Umuntu nzi neza, Someone who knows me, hari Imana, there is God, ariko undi muntu nzi neza and another person who knows me, ni umugore wanjye. my wife. Tubana, We stay together. turuhana, We do everything together. tugendana mu byiza no mu bibi. We go together in good and bad. Uwo nguwo afite ukwanzi. She also knows me. Ariko buriya hari igihe twibeshya ukumva kubera amakuru ufite ku Mana, Now, sometimes we deceive ourselves because of what we know about God. ukagira ngo ibyo bingana no kuyimenya. Then we say that probably Oya. that is knowing God. Kumenya Imana rero, Knowing God, ndibuvuge ngo dukeneye kubikora mu buryo bune ngiye kuvugaho. we have to do it in 4 different things. Icya mbere Number one, ni umubano nayo, it is the relationship that you have with Him. ni umubano nayo. The relationship we have with Him. Ushobora kumenya amakuru ku muntu You can know information about someone, ariko ntumumenye. but then you don't know them. Reka nkoresha urugero rufatika. Let me use an example. Ko mumbona aha amateka narayatsindaga. When you see me here, I used to be very good in history. Iyo byageraga ku kuvuga inkuru za Rwabugiri narazitsinze mu ishuri byembye. When it would come to me talking about the history of Rwabugiri, I would be the first. Ndanabizi ko yabayeho, ko yaguye u Rwanda. Urumva jewe ndi wa Cyangugu, iyo hataba Rwabugiri ntabwo twari kuba turi abanyarwanda, twari kuba wenda turi abakongomani ukundi kuntu. And maybe because me, I'm from Cyangugu, and maybe if it was not because of him, I would not have been part of Rwanda. I would probably be from Congo. Ariko nubwo nize Rwabugiri, But even if I studied Rwabugiri, nubwo nzi ko yabayeho, even if I know that he was there, nubwo ibikorwa bye mbibona, even when I know what he did, nkagirana umubano na Rwabugiri, ndakurahiye. I do not have any relationship with Rwabugiri. Nta mubano ngirana na Rwabugiri I na mutoye. I don't have a single relationship with Rwabugiri. Ariko ibyo yakoze But what he did, nabigusobanurira I rwose, can tell you everything kubera ko ndabifite mu mutwe wawe. because I have everything in my head. Aho rero niho nshaka kugira ngo ducekinge mu bitekerezo byacu. That is where I want you to check in your thoughts. Ubana n'Imana nk'uko mbana na Rwabugiri, Do you have a relationship with God like the way cyangwa I am with mubana Rwabugiri? nk'uko mbana n'umugore wanjye? Or do you have that relationship as I am with my wife? Ukumpagaza umugore wanjye azi ko ndi hano. As I'm standing here, my wife knows that I'm standing here. Ukumpagaza ari kunsengera. As I'm here, she's praying for me. Nintaha ari bunyicaza mbaza ati byagenze gute. When I reach back home, she's going to ask me, how did it go? Nintangira kuzana bya bindi by'abagabo ngo byagenze neza, ambwira ati oya, ambwira byagenze gute. When I start saying, well, everything was okay, she's going to Amvanemo explain. amagambo nyavuge da. She will require me to explain. Kubera iki dufitanye umubano. Why? Because we have a relationship. Ariko Rwabugiri ndakurahiye. But Rwabugiri, nta mubano dufitanye. we don't have a relationship. Niba rero dushaka kumenya Imana, If that is the way we want to know God, dukeneye kubaka umubano nayo. if we want to know God, then we have to Reka have a mbabwire relationship. bantu b'Imana, Let me tell you, people, Imana yacu ntabwo yazindutse. our God is not, N'Imana iriho. is a God who is N'Imana alive. nzima. He is a living God. N'Imana ishaka kugirana umubano natwe. He is a God who wants a relationship with us. Ntabwo ari Imana ituye mu ijuru idashaka kuza ngo ibane natwe. He is not a God who is up in heaven, doesn't want to be with us. Nicyo cyatumye yohereza umwana wayo. It is why he sent his son Jesus Christ. Aravuga ngo uri Emmanuel. You are Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. God with us. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Ngaho ibaze na mbere w'ikamatsira ko agirana umubano n'Imana. Birakugoye. Kanongere mbivuga ukundi kuntu. Ibaze ko Imana itarobanura ku butoni abagirana umubano nayo. God does not use favoritism. Kubera ko ihora ifunguye ivuga ngo ushaka wese naze.
Because he wants everyone to come. ushaka wese naze. Everyone who wants can come. Kumenya Imana rero ni umubano tugirana nayo. It's the relationship that we have with him. Niyo mpamvu birenga amakuru tuyifiteho. That is more than the information that we have about him. Imana ishimwe cyane. Amen. Kubera ko yemeye kuba disponible kuri twebwe. Because he has allowed to be responsible for us. Yemeye kuba accessible. He has allowed to be accessible to us. Uzi umuntu bamuhaye utugarade duke. You know, when someone has been given elevated a little bit, mumubura mumureba. Then he just continues disappearing. Aho mwahuriraga ntimwongere kuhahurira. Where you used to meet, you no longer meet. Ariko Imana rurema. But because our God, ya indi hamagara ibitariho bikabaho. The one who called everything into existence, ya indi shobora byose. The one who does everything, iravuga ngo nje ndashaka kubana namwe. He says that I want to be with you. Mumenye mu buryo bw'imibanire. I want to know you in our life. Mbamenye nanje mumenye. And then I also want to know you. Imana ishimwe cyane. Amen. Cyo ni icyambere. That's number one. Bundi buryo bwa kabiri bwo kumenya Imana. Number two thing in knowing God, no guhindurwa nayo. It is being transformed by him. Guhindurwa nayo. Being transformed by him. Bantu b'Imana. People of God. Sinzi niba ari uko nkora mu bintu by'isana mitima. Maybe because I stay in things of healing of the heart. Numva maze kubona ko Imana yacu ishoboye guhindura umuntu uwo ari we wese. I have known that God can transform anyone. Buriya hari ukuntu tugeraho tukisonera. There is sometimes when we feel good about ourselves. And then we start telling people that please take me in, this is me. You start telling people that I am the one, just take me in the way I am. Someone sang a song and said that I will leave that small faith. And even the other one can get saved. Even Paul himself, he actually got him from that point when he was looking out for the Christians. Paul was murderer. When they were killing Stephen, he was right there. He was saying that I'm a Pharisee, I'm not going to dirten my fingers. If he was in Rwanda, he would be one of those people who are being wanted. Those people who actually planned the genocide. But Paul says, I says that I thank God who thought me of me. And then he gave me his work. Even if I was knowing God, it is being transformed by him. It transforms you. He makes you look like Christ. We have our Christianity that doesn't change. In Kinyarwanda we say that you walk with a man and then he also makes you look like one. But when you go with someone who is on the other side, he also makes you look like that. But going with God, it is allowing that he can transform you. Even when he doesn't actually care where you come from. He did that for Peter. He was actually living in a house of the slave girl. He found himself standing in front of the Sanhedrin and the Sadducees. And then they told him, stop speaking about Christ. And then he said, you choose today. Should we obey God or should we listen to you? But for me, we cannot stop. We cannot stop saying what we heard and what we saw.
kumenya Imana niyo experience nayo tugahindurwa nayo. Knowing God is having that experience and we change. Imana idufashe cyane. Amen. Imana idufashe cyane. Amen. Cya gatatu. Number 3. Kumenya Imana, knowing God, no kugendana nayo mu buryo bufatika umunsi ku munsi. It is going with God on the daily basis. Ihamagara Abrahamu. When he called Abraham, inahamagara Noah. When he called Noah, hari ibintu yababwiye. There are things that he told them. Yarababwiye ngo mujye mugendera imbere yanjye. He told them, just always go in front of me. Ntabwo ndi Imana iza kubasura rimwe na rimwe. I'm not a God who is always just coming to visit. Ndi Imana ishaka ko mugendera imbere yanjye. I'm a God who wants to move behind you. Niba ushaka kumenya Imana, if you want to know God, rekubeho nk'umuntu uzi ngo Imana muri kumwe muri twa tudetaye twa buri munsi. Be someone who knows that God wants to know each and every detail. Talk to him, converse. Uri mu modoka muganire. In the car, talk. Utetse muganire. When you're cooking, talk. Wagize akabazo gato cyangwa kanini muganire. When you have a small or big problem, talk to him. Nimugire ngo mbaciye amazi kuri 40. I'm not saying that I'm not belittling your 40 days. Ariko hari abakora 40 ntibasenge. But there are people who do 40 days and they are not praying. Kandi amasengesho agira imbaraga navuye ku mutima. But the prayers that have impact are those that come from the heart. Utwo dutoya uvuga ubwira Imana uti Imana noneho ibi bintu boss ansabye sinzi niba nanabyumvise. Mfasha mbyumva. These things that have been requested by the boss, I do not understand them. Ukajya kumva ukumvura byumvise. And then you feel like you have perceived them, you understand them. Narayibonye niga. I remember seeing God when I was in school. Nkagera hano nkabona ibintu ntabwo ndi kubyumva pe. I reached somewhere and I would not understand stuff. Ubwira Imana nkavuga nti psychology banyigisha n'ubundi niwe waremye ubwonko bw'umuntu. Mbwira umuntu atekereza ati. And when I looked at the psychology, I said, you are the one who created the brain. Tell me. Explain this to me. And then God would explain that to me. Because He's our God. He's near us. He wants us to go together with Him. If we want to know Him, let us go with Him on our daily life. In every detail of our life. Don't just speak to Him here in church. Even right there somewhere. Let us be in awareness of God. Number 4, knowing God. You have to be one of His household. We are now living an individualistic kind of life. You feel like you're going to be a Christian who is an individual. There is something that I will learn from you. And there is something that you learn from me. Because we are all children in the house of our God. If you can't come back home, and then you're not in the Father's house, and you don't get to know that the Christian there is your neighbor, there are a lot of things that you won't know. There are a lot of things that you won't know. But there is a way He can reveal Himself to you. When you tell me how He revealed Himself to you, then I get to know Him more. Then we get closer to knowing Him. Amen. We are going to spend some time in prayer. Ways how we get to know God can be talked about in different ways tomorrow or the other day. But I pray that we seek out for that thirst of knowing God. Let us tell God that I want to know you. Reveal yourself to me. Put a hunger and thirst in my heart to know you more. Let me not be just fulfilled by emotions. That small part that I know is enough. I want to know you more. I want to know you more. Some people say the reason as why the angels keep on bowing down.
niko mu byahishuwe havuga mu gice cya 4 n'icya 5. That is what Revelation says in 4 ngo and bahora 5. bikubita imbere yayo bavuga ngo uruwera. They keep on saying, you're holy, you're holy, you're holy. ngo iyo bunamye, When they bow down, ngo bakunamuka basanga uko bari bayibonye mbere yuko bunama atari kwikimeze. and when they rise up, they find that God is different from how they knew bakabona him. ukundi kwera kwayo bagahita basubirayo bati And then they uruwera are in a nanone. kind of different holiness. Then they keep on Uracyaruwe. saying, you are holy, you are still holy. Reka natwe tugire mwene uwo mutima imbere y'Imana. Let us have that. Kaduhaguruke knowing it. dufatanye gusenga mu May izina we rya stand up Yesu. and we pray. Niki wakwisabira Imana muri uyu mugoroba? What can you pray to God for? Ni this yihe evening? nzara n'inyota wifuza ko Imana irema muri wowe? What kind of thirst are you looking for Ese this evening? wasaba guhishurirwa ngo Imana iguhishurire uwiriyo? Do you want God to reveal himself to Ese you anew? wasenga nka Pawulo ukavuga ngo ndashaka nanjye kumpa umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo ndusheho kukumenya? Or do you pray like Paul that I want you to give me the Holy Spirit that I will know you more? Kugira icyo ubwira Imana yawe. Tell him something. Mana data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uyu mugoroba uduhaye. Turabizi neza ko waduhamagariye kuba abana bawe, ariko turanabizi ko tuba dufite igitekerezo cyawe gitandukanye n'ukuri kuwuriwe. Rimwe na rimwe ibyo twihimbiye, iby'isi yadushyizemo, ibyo twatoraguye mu nzira bigahagarara hagati yacu no kukumenya. Turasabye muri uyu mugoroba ngo tubabarire kuba twaragufasha uko utari, tukaguhimba amazina atariyo, tukakwita ibyo utari byo, tukakureba uko utari we. Tubabarire mwana, tubabarire mwana. Turasabye ngo muri uyu mugoroba ushyire muri twebwe inzara n'inyota byo kwifuza kukumenya, byo guharanira kumenya uwo uriwe, byo guharanira kumenya umutima wawe, byo guharanira kugendana nawe. Birenge ubumenyi ahubwo bihinduke experience, bihinduke experience. Mwami nibwo tuzakubahisha, mwami nibwo tuzakunezeza, mwami nibwo tuzagira igitinyiro cyawe muri twebwe, kubera yuko twagusobanukiwe. Ubwo Petero yaramaze kugusobanukirwa, baramukangishije aravuga ngo oya iyo mana yanjye sinakwiyumanganya ngo ndeke kuvuga iyo nabonye, ndeke kuvuga iyo numvise, ndeke kuvuga ibyo nahagazeho, namwikoreyeho, naramubonye. Turasabye experience mwana, turasabye ngo usuke umwuka w'ubwenge hagati muri twebwe, turasabye ngo usuke umwuka wo guhishurirwa hagati muri twebwe. Turusheho kukumenya, turusheho kukumenya, tumenye ibyiringiro uduha, tumenye mwami Imana n'umurage udufitiye, ariko kandi tunamenye n'imbaraga zikorera muri twebwe. Mwami ngo za mbaraga zazuye Kristo ngo na n'uyu munsi ziracyakorera muri twe, ariko mwami hari igihe tubica amazi tukumva ari ibisanzwe, tukumva ubukristo n'ibisanzwe. Turi abakristo kuko tutari abamizurima, turi abakristo kubera ko tutari biriya na biriya. Oya mwami, turashaka experience nawe, turashaka kukubona bushyashya, turashaka kugirana umubano nawe urenze mwami Imana religion, urenze mwami Imana bya bindi bifatika, urenze mwami Imana bya bindi abantu batubwiye. Oya, turashaka kukwiyumvira, turashaka kukwibonera, turashaka kukwikoreraho, turashaka kubona revelation iturutse mu mutima wawe. Ngwino dutransforme mwana, ngwino duhindure mwana. Dore hari igihe dutinya no kuvuga ko turi abakristo kubera ibyo tubayemo, kubera uko tugenda, kubera uko dutukisha izina ryawe. Mwami Yesu, turasabye ngo wongere ugarure igitinyiro cy'Imana data mu mitima yacu, wongere ugarure igitinyiro cy'Imana data mu mitima yacu, wongere ugarure igitinyiro cyawe mu mitima yacu. Turakwinginze ngo turebane amaso y'impuhwe, wongere utugire neza, wongere utugire neza, wongere uzane indi revelation yawe, utwihishurire bushyashya mwana, utwihishurire bushyashya, utwihishurire bushyashya. Turashaka experience nk'iya Yobu, aho yatinyutse akavuga ngo navuze ntarakubona, navuze ntaramenya ibyo mvuga, ariko ubu noneho ndacecetse kubera ko bakumbwiye kenshi, ariko noneho ndakwiboneye. Turashaka kukwibonera Yesu, turashaka kukwibonera mwami Imana, turashaka kukubona mu miryango yacu, turashaka kukubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uduha kunesha, uduha kunesha, uduha kunesha, uduha kuba transformed,
uduha mwami Imana kwemera kuba ibitambo bizima bikugirira umumaro. Dukoreho mwami Yesu, dukoreho mwami Yesu. Reka uduhindure, reka uduhindure, reka ugarure ibyiringiro byawe muri twe. Ahandi twari tubitakaje, ahandi twumvaga byarangiye. Oya, ubuzima bwacu ntabwo buri defini n'ubuzima tubayeho uyu munsi. Ibyiringiro byacu twongeye kubishyira muri Kristo Yesu. Kubw'urupfu rwe no kuzuka kwe turi abana b'Imana. Kubw'urupfu rwe no kuzuka kwe tuzabaho iteka ryose. Kubw'urupfu rwe no kuzuka kwe tubasha kunesha ibigeragezo byose. Kubw'urupfu rwe no kuzuka kwe dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Dushoboze Yesu. Turambiwe ubukristo buri aho ngaho gusa. Turambiwe ubukristo butafite aho buva naho bujya. Turambiwe ubukristo bw'idini. Turambiwe ubukristo bw'amazi adatemba. Ibintu biraho gusa by'amafilozofi n'ibintu biraho. Oya mwana, we want your life back in us. Turasabye ngo ubuzima bwawe bwongere bube hagati muri twe. Mwami Imana, twongere tugutinye. Mwami Imana, twongere tugendere mu mbaraga zawe. Mwami Imana, twongere tukubahishe. Mwami Imana, twongere gutinya icyaha n'igisa nacyo. Turagusabye mwami ngo ikiganza cyawe kituramburirwe, ikiganza cyawe kituramburirwe. Genderera itorero ryawe mu gihe nk'iki mwami. Reka imbabazi zawe zibane natwe, reka gukora kwawe kubana natwe. Icyubahiro cyose kibi cyawe Yesu. Dusengeye twe twateranye, dusengeye abatabonetse, dusengeye abitiriwe izina ryawe bose aho bari mwami. Ngo reka wongere utuvugurure bushya. Twifuze kukumenya, nitwifuze kuba muri religion. Kuko Yesu baravuze ngo dore ngubu ubugingo buhoraho ko bakumenya rwose, bakamenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, kandi bakamenya n'uwo watumye. Icyo nicyo dusengeye kuri buri wese muri twe. Mugisha ube kuri twe, mugisha ube kuri iri torero, mugisha ube ku bantu bawe, mugisha ube kuri iki gihugu. Mugisha wawe ube kubitiriwe izina ryawe bose. Kandi mwami Imana, icyubahiro cyose kikugarukire. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Amen. Mana ibahe umugisha. God bless you so much.